nongeye kubasuhuza mwebwe inshuti zacu z'akadasohoka, mwebwe mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, haba amakuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho. Mboneraho no kubiseguraho kuko haciyemo igihe tudakora bitewe n'ikibazo cyo kutaboneka neza, ariko ndakeka ko cyakemutse. Munyemerere rero turebere hamwe igihugu cya mbere gikomeye cyangwa se gifite ibigwi mu gucunga ubusugire bw'igihugu cyabo ndetse n'umutekano muri rusange. Ni igihugu turi busange munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ubwo nimvuga munsi y'ubutayu bwa Sahara urahita wumva ko nyine byanga bikunda ni igihugu cy'abirabura. Ni igihugu gifite abasore b'inkorokoro bafite igihagararo, bahabwa imyitozo ikarishye cyangwa se ikomeye. Byumvikana ko nyine iyo myitozo ikomeye ari nayo ibafasha mu guhangana n'ibibazo bijyanye n'umutekano muke, bakabasha kubyitwaramo neza. Ni igihugu gifite umutekano ukomeye kuko biragoye kumvayo ibitero by'iterabwoba, imyigaragambyo cyangwa se ibindi bikorwa by'urugomo bishobora guhungabanya umutekano. Biragoye kubibona muri icyo gihugu. Ni igihugu kiba giturije, ni igihugu wavuga ko mu nzira y'umutekano cyangwa se mu gucunga umutekano ari igihugu cyafashe hasi hejuru, kuko ni igihugu usanga nk'uko twabivuze haruguru, usanga abaturage bacyo ari abaturage wagira ngo ni abantu babayeho mu mudendezo. Mbese muri make urebye nicyo gihugu wavuga ko gifite demokarasi cyangwa se ari we mwarimu wa demokarasi n'ibindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa se n'ibindi bihugu bigishaka umutekano bikwiye kwigiraho. Byumvikana ko iki gihugu n'ubundi bagitazira ko ari umwarimu wa demokarasi muri Afurika, bashingiye nyine ku mutekano gihorana n'uburyo gikora ibintu byacyo ku murongo. Byumvikana nyine bifashishijwe umutekano. Buriya afite umutekano, ibintu byawe bishobora kugenda neza. Umutekano niwo wa mbere, niwo uza ku isonga mu bintu byose, kuko iyo ufite amahoro bizinesi wakora yose igerageza kugenda, nubwo yagenda gake ariko ikagenda. Icyambere rero n'umutekano. Iki gihugu ni igihugu gifite abasore b'inkorokoro. Nimvuga b'inkorokoro wumve ko ni wa musore utarangwa n'agacurane, ni wa musore utitse, ni wa musore nyine uhagaze bwuma, niko umuntu yavuga. Ndetse ibyo mvuze guhagarara bwuma cyangwa se wa musore ushyitse, bikongerwaho ubumenyi gukarishywa, bagahabwa ubumenyi bwisumbuyeho mu bijyanye no gucunga umutekano cyangwa se ubusugire bw'igihugu cyabo muri rusange. Ni abasore ubona ko bahagaze bwuma, abasore b'intarumikwa, abasore b'ibiganga, abasore b'amajana, niko umuntu yavuga, batitse ku buryo agukubise nk'igipfunsi wahita ugwa rwose, wahita ugwa. Ni igihugu rero mumbabarire kuba nabatindiye kukibabwira, gusa ushobora kuba ugiye gutungurwa, ariko icyo gihugu birumvikana giherereye munsi y'ubutayu bwa Sahara. Icyo gihugu nta kindi, ni igihugu cya Zambia. Igihugu cya Zambia, umurwa wabo nimba nibeshye ni Lusaka, niba nibeshye, ariko numva ari aho ngaho mwizo neza. Iki gihugu uzakibona gake cyane mu bikorwa by'umutekano muke, cyangwa se habaye kwigaragambya, humvikanye umutekano muke, biki n'ibiki, ugasanga ni ibikorwa bidakunze kurangwa muri iki gihugu cya Zambia. Ni igihugu gituje, ni igihugu udakunze kumvamo ibyihebe cyangwa se imitwe yitwaje intwaro, imitwe y'iterabwoba n'indi mitwe nyine igiye itandukanye ishobora guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse n'abaturage muri rusange. Iki gihugu rero gifite
gifite ukuntu gitoza abasore bacyo mu ibanga rikomeye cyane. Nk'ubu ushobora kwibaza uti se aya mafoto mwayakuye he? Yego nibyo, aya mafoto ni igihugu ubwacyo cyangwa se urwego rw'ingabo cyangwa se urwego rw'umutekano mu gihugu cya Zambia, ubwo bari bari kumurika imyitozo cyangwa se ubwo bamurikaga imyitozo bari barangije, nibwo nyine bashyize hanze aya mafoto berekana uburyo ki ingabo cyangwa se abasore baba biteguye kujya mu ngabo za Zambia, uburyo baba bahawemo imyitozo yo gucunga umutekano muri rusange. Ni abasore nk'uko bagiye bagaragara ku mashusho bagenda bahabwa imyitozo igiye itandukanye, nyine birumvikana n'imyitozo ya gisirikare, ariko urebye iyo myitozo nawe wahita ubakurira isari kuko ni imyitozo ikarishye, ni imyitozo wavuga ko ari ya myitozo nyine ubona ko ari special, ari imyitozo ubona ko igaragarira n'ijisho neza, kuko rwose iyo uyirebye irimo bari kuyikora ubona ko ari imyitozo koko ya gisirikare, apana gubyita aho ngaho. Tugarutse ku bijyanye n'imyambaro yabo bambara, ubona ko nyine bahita babafite bakamacingana, ukabona koko ni umusirikare, ukabona koko ni umugabo nyamugabo kuko iriya imyenda yabo cyangwa se inifomu bambara bari muri training, ubona ko ari imyenda bafitingana cyangwa se bamacingana, bakagaragara neza mu bijyanye no kwambarira urugamba. Ni abasore b'intarumikwa, ni abasore ubona ko barakaye, birumvikana kuko unakurikije imyitozo bahabwa, ugakurikiza n'inkanuro yabo cyangwa se n'isura zabo, naho bitaniye, uhita nawe yuri umuntu w'indebakure uhita ushishoza rwose, uhita ushishoza cyangwa se n'amaso yawe akaguha ubwawe, kuko n'abasore bahabwa imyitozo. Nimvuga imyitozo umve ko n'imyitozo koko. Yewe narebye ahantu baca ni ku duti, ndavuga ati simwe kabyaramwe kushijwe, ubwo birumvikana intoryi zahagendera, rwose ubugabo bwahagendera, kuko nabonye ari uduti dutonya ariko bisaba kutugendaho ufite stamina, apana zagari, kuko uhushijeho gato ubwo birumvikana no kwita witaba ubusizori cyangwa se ukajyanwa mu bitaro, kuko si yo gusa, hari n'ibindi bigiye bitandukanye bigaragaza nyine umuntu uri ku ikosi, umuntu uri kuri training, ukabona ko nyine ni abasore bo muri Zambia bameze neza, babiteguriye urugamba mu bijyanye nyine no gucunga umutekano w'igihugu cyabo, wavuga ko baza ku isonga. N'ibindi bihugu bigiye bifite ingabo zikomeye ndetse na training igiye itandukanye, ariko twebwe nk'ubusesenguzi twakoze twasanze iki gihugu kiza ku mwanya wa mbere. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza.